tugeze kwa muganga bafungura imodoka bataranamukuramo mbona batangiye gushakisha pulse ko Chris nawe asohoka areba ibintu ntabwo ariko bakira abarwayi barakomeza nyine baragerageza turaho aho agerageza bakikora CPR nkuko mwumvishe mbyabo ariko nabwiraga muganga ntabwo bishoboka yewe you have to find a pulse ntabwo biri bushoboke kizahonda n'abasiga ba Justin bari hanze ndagenda sinzi niba baranambonye njya hirya muri parking ndapfukama muri parking ntitaye ngo harabandeba izuba ryari ryanavuye mfukama hasi nshyira umutwe hasi kuri pavement kuri kaburimbo yo muri parking sengesho hari buvugire hano wenda akoreka mbivuge nabw'Imana hari njyewe nshobora kuba mfite ibyaha njyewe nshobora kuba ntaragendanye neza nawe ariko niba hari igihe nigeze nsenga ukanyumva n'ubu unyumve wibuke uyu mugabo uburyo yagukoreye atari kugira ngo bamubone atanabikunda ko bamubona wibuke uyu mugabo ubuzima bwe bwose uburyo mwagendanye icyo yari cyo mu buzima bwacu ubuzima bw'abana be byibura umwibukira ibyo agaruke byibura ntiwumve njyewe ibyanjye ntubyiteho ariko mwibuke nuko nyine bigenda uko byagenze muganga yageze aho mu bantu bose bari bari aho arampamagara ngo muhagarare hano iruhande ku mutwe wiwe ngakomeza mureba nkabwira dogita ntabwo ndi bukwemerere kurekera nyihanganira cyane cyane ku byo bavuze ukuntu yari vital member w'umuryango we atari kuko buri munsi nzi ko nta munsi bwiraga Gatete atavuganye na mama we kandi hari ukuntu mama we munyihanganira none ntabwo ndi bushobore kumuvuga muri past tense ndamuvuga nk'ahagiye hari kuko aracyahari hari ukuntu mama we amuhamagara ngo uraho umuhungu wanjye nkumva ni ibintu byiza cyane pe birenze buri munsi ahubwo si n'inshuro imwe ku munsi inshuro nyinshi pe rero nshobora kuba atari njyewe wari ukwiye kukubwira mama ngo komera ariko komera pe nta nubwo ari we gusa bavuganaga kuko na mubyeyi baravuganaga kenshi gashoboka kumva niwe muntu nzi yajyaga gusura akamara umwanya ku buryo iyo yambwiraga ngo ngiye kwa mubyeyi nabaga nzi ko ndaryama niho hantu yagendaga agatinda ku buryo yageza na midnight cyangwa akayirenza honyine nta handi hantu bakavugana
bakavugana mu gitondo bajya ku kazi. Sinzi niba ari uko wenda nakuze mu rugo rutarimo papa, ariko nabonaga ibyo bintu nkabona biratangaje cyane kubona umugabo n'undi na papa we bavugana bigezaho. Ntabyo narinzi kandi mukomere. Nta nubwo ari naho gusa kuko yavuganaga n'abantu bose. Niwe nkumva aravuga ngo uncle kanaka, grandpa wiwe, akavugana na grandmas biwe babiri. Yarafite n'umugisha wo kuba akibafite bose. Ukumva baravugana mama wa mama we, buri gihe nkumva soje amubwira uko ntamukunda, uko bavuganye kose yavugana nawe akamwereka abana bakarira kuri telefone, akabwirana uburyo bakundana. Ukumva aravugana n'abantu ngo Uganda, agafata umwanya we n'amayinite yewe agahamagara abantu bari Uganda, akababaza abana babo, abana bavutse adahari, ako kumva bose arabavugisha nk'abantu azi. Bigaragaza ukuntu ari umuntu ufite umutima w'umuryango cyane. Nta nubwo byagarukiraga ku muryango we gusa, ko byazaga no ku wanjye. Nk'uko mwabyumvishe, mama wanjye na mama we bombi yabitaga ngo ba mama, ngo ntumenye ngo avuze ndi, akavuga ngo ba mama. Yaba agize urugendo nyine akazana ibintu ngo ba mama, ngo toranya, ngo wowe bahereze byose bisa, akambwira gusa gutoranya amabara, ngo urabona iri bara ari iryande, ibara ni iryande, ngo ni iby'aba mama. Akaba azi ibyo abana b'abavandimwe banjye biga, ibyo bashaka kuba byo, ku buryo hari n'abo baganiraga kundusha njyewe. Nkumva nkaho akigera muri Risa yigeze kugira urugendo muri Korea ya South Korea, sorry. Hanyuma hari umwana w'umusaza wanjye wigayo, aragenda. Nta nubwo nari mbizi ko ari bumusura, ariko yatwohereje amafoto gusa ngo nashaka kubatungura. Yohereza papa we, bavugana imishinga yose, ku buryo uwo mwana na n'uyu munsi yazaga, njyewe nkaba ntabizi ko yaje, ariko we akaba arabizi, akambwira ngo Edgar yaje. Nkavuga Edgar yaje ko ntabyo nzi. Ntago yagarukiraga aho ngaho gusa. Rero abana, abatoya, abakuru bakaganira nkaho bose rwose ari abantu bangana, abana ba sisters be. Nk'ejo bundi narebaga amafoto nkavuga ni Imana yanjye ko ari inshuti ze bameze bate, ariko yani ikigaragaza uburyo ari inshuti ya bose. Nubwo no mu muryango mugari wanjye, ba uncles banjye, twagera muri events akisanzura rwose, atari nk'umuntu witwa ko yahashatse, ahubwo ngo wamaze kuba umwana mu rugo. Mwumvishe uburyo Uncle PD yamuserezaga, cyangwa Papa Joanna, ko baganiraga. Nazo ni indangagaciro yahawe n'ababyeyi be, kandi ni ukuri mwarakoze cyane. Reka ntabatindira mvuge nkurikije ibyo bavuze, usibye ibyo bavuze, ariko mwabyumvise cyane ko yari umupapa uri very present mu buzima bw'abana be cyane. Nta kintu na kimwe yavugaga ngo iki ngiki ngo ni iby'abapapa, ngo ibi ni ibya, nk'uko mwabyumvishe nyine. Yari inshuti yabo cyane, abakunda, abashyigikira. Mwumvishe uburyo yabashakiraga kaminuza bataranatangira no kuvuga.
abateteshaga nabwiraga abashuti banjye uburyo iyo namutumaga nk'ikintu wenda nasigaye mu rugo kubw'impamvu runaka akajyana n'abana wenda cyangwa se ukabona muri weekend abajyanye muri library kuko mwumvishe ukuntu yakundaga kwiga ni nako yabatozaga kumva kenshi akaba ari bo bajyana muri extracurricular activities zose bafite ko njyewe nkora kuwa gatandatu so akaba ari bo bajyana kumva barabyutse bagiye muri karate bagiye muri futu bavuyeyo butaha bagiye muri library bataha ukabona tanye nk'ibitabo yaguze nka 5 ambwira se ko tutabivuganye ibintu by'ibitabo ariko cyangwa se agatahana ikintu runaka yaguze cyangwa naba namutumye mu iduka nabaganze ko iduka ryose ararigarura kubera abana be niba mutumye ngo genda ngurire nk'urukweto nkamuha size kimwe n'abandi bagabo cyokoze aho ngaho ntago yabaga azi size zabo nkamubwira size yabo aho mutumye urukweto rumwe akagarura nk'inkweto nk'imiguru 3 ntabwo nashakaga rumwe akeneye rumwe kubera ishuri ariko that was just him abashyigikira buri gihe akababwira bashaka kuba iki akabashakira ibitabo how to be good at math uyu mukobwa akunda imibare cyane akunda imibare cyane aranayizi aranayumva akamugurira nk'igitabo kingana nka dictionnaire ngo how to be good at math cyangwa bamubwira bati dukunda gukoresha computer mwumvisha uburyo abantu bose yabakoreraga muri IT udufite igitabo twicaranye ngo how to be a good coder kibigisha gukodinga how to be good at science ibintu byose akabashishikariza kandi kuri weekend n'abandi mu kazi bakicara bakakorana homework barangiza bakajya muri bya bitabo buri wese akamuhamo icyo akora yarangiza bagakina barangiza rimwe na rimwe bakajya muri siporo yatetesheje pe ku buryo no ku munsi wa ijoro ribanziriza icyo gitondo ntaza kubivuga nyuma wenda murabyumva uburyo batetesheje uburyo bari inshuti uburyo babuildinze core memories ejo bundi bimaze kuba ibi byago nakomeje mfite za none se nyinshi hagera nijoro nkafata telefone yanjye nkajya kuri WhatsApp nkamwandikira message zose imwe muri izo message namwandikiye naramubwiye none se kubizi ko Shilo yaje nyuma y'imyaka 7 twari tukinegosiya niba twongera cyangwa tutongera haciye imyaka 7 kubizi ko Shilo yaje nyuma y'imyaka 7 kuki we byibura atahawe ayo mahirwe yo kugira izo memories nawe kugirana ubwo bushuti nawe ese kubera iki none se kubera iki utababwiye basi ko kuri abo bafashije ubahagarikira gukaraba no kurya kuki utababwiye basi ko hari ibyo bya nyuma bazajya bagirana
bahoraga bamubwira uburyo ari we muntu wa mbere, ko ari we he's the funniest person, he's the funniest dad they know. Muri ibyo byose shima Imana ko byibura buri umwe muri aba bana hari ikintu, si kimwe gusa obviously kuko ni byinshi, ariko ubu nonaha ni kimwe natekereje kuri buri wese muri bya bindi kandi mwagiye mwumva bisubirwamo. Buri wese afite icyo yamukuyeho. Abiela ni umuntu uri emotional, kuko Gatete ntago ari yaba abagabo bafunga emotion zabo kabisa. Yarirekuraga, niba ari aho hagomba kurira akarira, niba ari ahagomba guseka agaseka, niba ari n'ahashimishije cyane naho akakarira. Abiela rero ari emotional nka se, ari generous cyane nka se, ni umunyabuntu nka se, kandi nawe atekereza kure pe. Abamuzi bazi ko buri gihe ahorana agatabo n'agakaramu, ahora yandika ibintu tukamubwira se nk'ibi wabitekereje? Ngo nabitekereje. Agahora yandika imishinga n'umunyamishinga, ahora bafite imishinga, ngo business yo gutangira kugurisha jus ku ishuri, ejo bakabyuka bakoze isoko mu rugo bagafata ibintu byo mu rugo, ibikinisho, ngo turabigurisha. Murabizi aho ntago nababeshya ko byari ibyanjye, ni bya se ko nawe yabaga afite imishinga minini, imito, miremire, kandi mwumvishe abashuti bavuga ngo plan y'imyaka 30. Buri mwaka uko wajyaga gutangira twageraga retreat byo gupanga ibintu by'umwaka, nkagira ntabwo ko sometimes tugiye tugabanya, hari turarengera, akavuga imishinga nkumva ibintu bizavahe, ariko wakumva nyine birashoboka koko. Uwo ni Abiela. Uyu musore mureba ngira ngo muranabibona mwese ko basa cyane, barasa cyane, banaceceka kimwe. Umugabo w'amagambo make pe. Abiri n'ubu ahubwo kuba yemeye kwivugira, yari yansabye ngo nze gusoma ibyo yanditse. Umuntu w'amagambo make ariko utekereza cyane, umunyabwenge cyane, ukunda cyane, muri ubwo bwenge bwe ibyo uyu yandika cyane, uyu baremeranyije hagati yabo ngo nyine hari igihe baba business partners, muri izo business baba bazifatanyije, ariko uyu akayandika imishinga, uyu nguyu akamusomera kugira ngo arebe ko hatarimo amakosa muri iyo akamuproofreadingira. Mbese niwe proofreader wiwe, kuko areba ikintu rimwe bikarangira, niyo ari kwiga amasegonda 2 kuvuga ngo wamubwiye kora revision 2 minutes later ngo ndasoje, wabikoze wajya kureba amanota yuko avuga ati sorry ko I doubted you ko wari wize. Yeah. Hanyuma uyu nguyu we n'umuntu wese hano amurebye gato yahita aseka, yaba ari bwo bwa mbere akubonye, yaba muziranye. Papa we yatungukaga buri gihe akamubona ari turuka hariya, akaba arasetse cyane, agasimbuka akashaka nk'aho amusimbukira, ahora aseka. Ni umunyamahoro cyane nyine, mwise Shilo, Kinyarwanda bivuze nyine birimo amahoro, niko ameze pe. Kandi ayo mahoro
yayakuye kuri se. Ni umunyamahoro, araseka. Muri uko guseka ke nuko umuntu aseka agitangira kwambara amarinete yarabanje akamuyoberwa, akamureba amaso, ariko yabona ko ari we, niyo yaba ari njye umuteruye agasimbuka agashaka kugenda. Arabiberetse. So nshima Imana ko byibura niyo ibindi byose tutabibona, ariko nujya ureba Bella, ujya ureba izo emotions na generosity bya papa we, nujya ureba Jade we birahagije no kureba ukuntu ateye n'ukuntu asa, no kureba ukuntu acecetse, no kureba ubwenge bwinshi ukamubona, nureba Shilo munyamahoro no guseka kwinshi. Kandi ikindi nshima Imana ni uko bose cyane cyane aba babiri barabizi neza ko abakunda, yabakunze binyuze mu byo yabakoreraga, ibihe bagiranye. Kandi nanone ikirutaho ni uko buri joro ntawajyaga kuryama atabibwiwe ko akundwa, akabaherekeza, akabasengera, akabasabira umugisha. Twese twasimburanaga, ariko buri joro yababwiraga ko bakunda, akabahobera, niyo yabaga atari we ugezweho kugenda kubasengera cyangwa kubaryamisha, kubasinziriza, ariko bakaba bamusezeye ku buryo kubabwira ngo jya kuryama byabaga ari ikosa. Iyo twabaga tudahari kamuhamagara kuri telefone. Nihanganiye kubatindira. Nzi neza ko icyo kintu bazakigumana kandi bazahora babyibuka. Hanyuma njyewe rero Gatete yambereye imfura pe, yambereye imfura pe. Ni imfura, ntabwo ari uko yavutse mbere, ariko si ubupfura pe. Ibyo mwumvaga uko yabaga ari ku bandi hanze, mu rugo byabaga byikubye nyine, byo mwumvishe byose. Ubwo akaba yavuze ko yamusukiraga icyayi, njyewe yabaga abizi ko imirire yanjye itari myiza cyane, akagerageza kugira ngo amakinge ejo ko nariye, akanyarurira. Yajya kurya akavuga nkwarurire, nanjye nkavuga se kugira ngo ntange ko iyo yabirekaga nyine agasoza kurya ntariye byabaga birangiye. Twanza kurya akansukira icyayi cyangwa akasukira abantu bose bari aho, nta kibazo. Akababazwa cyane no kubona ngejeje amasaha ntari buvuge ntararya, akaba yanyigeze basi se nkuzanira iki, ambwira ndaza kurya, nkuzanira iki, agashira iminota 30 akugejeje aya masaha utananarya breakfast, se nkuzanira iki. Uko yabateteshaga ngo pidi, uko yabateteshaga burya ibyo wavugaga nibyo waba cyangwa wari ubizi. Yari afite abana benshi mu rugo, yambereye imfura. Nanone nshimira ababyeyi ko bamureze kuba imfura,
atari imfura muri order of birth gusa ariko muri character yiwe yarankunze ndabibona ndabyumva ntago mbishidikanya nta n'ideni mbifiteho pe ntarya njyanyeho nta na rimwe ntacyo yakoze uko ashoboye bababwiye ko dushobora kuba tumeze kimwe nubwo uyu munsi nagize amagambo menshi ariko no muri ayo make narabibonaga kandi nkanabyumva dukora ubukwe twakoze ubukwe turi no kubaka icyarimwe ko twari twariyemeje mbere ko tutazigera tuba mu bukode ntago nigaga hano ariko aho nigaga twatangiye kubivugana n'icyo gihe so dutangiye urugendo noneho tuvuga ko tugiye kuzabana twiyemeza ko tutazigera tuba mu bukode so dutangira kubaka at the same time tubifatanye n'ubukwe murabizi ayo mafaranga nta yari ahari hari umupapa umwe ngeze kumubona na hano igeze kumudepoza mu rugo amuvanye kuri airport ahageze aramubwira si wa mwana we iyi nzu ni iyawe ambwira ngo yego ngo iyi nzu ni iyawe wa mwana we ngo yego ko amafaranga wayibyihesha ko wibye amafaranga ariko ni ukubera kwa kuntu yabaga ari bold ari nta kintu na kimwe atinya yumva ko ari gitoya ntabwo yigeze yumva ko ari ikintu na kimwe cyamunanira so icyo gihe dukora ubukwe tubufatanyije no kubaka ntitwabasha kujya muri honeymoon nk'abandi bageni twahoraga tuvuga ngo akahora ambwira ngo he still owes me a honeymoon buri gihe tugahora tuyigizayo hakaza umwana umwe haba hadaciye kabiri hakaza uwa kabiri bavuga ngo reka bakure tuzayikora ku myaka 10 ariko nyine bavuze ko uburyo yari umunyamahoro yatangaga amahoro yamaye amahoro menshi cyane atari njya numva hari inkuru njya numva z'abagore bajya gutaha wenda bava mu kazi bakumva ntibashaka gutaha cyangwa bakagenda bavuga ngo noneho ngo karabaye cyangwa nk'umugabo we yamuhamagara navuze ko ntari buririre imbere y'abana kajya gutaha ukumva ubwoba cyangwa yaguhamagara ukumva ubwoba nta na rimwe yamaye amahoro menshi n'inshuti zanjye zirabizi abantu dukorana barabihamya aho nakoze hose anyitaho cyane hari umuntu umwe ku buryo hari ibintu byabaga nkavuga se ubundi isn't that obvious hari nk'umuntu umwe wigeze kumbaza rimwe ahantu nakoraga dusoje akazi abona ndicaye ntabwo mpaguruka nirukanka ngo njye gufata bisi cyangwa moto ambaza ngo kudataha ndamubwira ntataha gutese niko bose nakubwiraga nataha gutese kuri moto ngo mugabo aza kugufata ku kazi
yego akorera hese ntamubwira aza kugufata amahoro ku buryo numvaga ntekanye pe ahari nta kibazo na kimwe ushobora kugira nawe rero akabazi ngo nshobora gukora byose nta kintu na kimwe kinaniye yambonagamo ubushobozi akumva nta kintu na kimwe ntakora nk'ibyo byo kwiga yabaga ari kumbwira ati aho nsoje atangira kwiga yarambwiraga ati reka mbanze nanjye mbone masters hanyuma nimara kugufata nawe ukomeze kore PhD nurangiza nanjye mite nyikora nkamubwira njye kwiga byararangiye PhD zanjye narazibonye dore izingizi 3 akambwira ngo hoya njye nkabisoza nzi ngo yabyumvishe ko nta gahunda yo kwiga mfite ejo nkasanga yanyohereje link y'ibyo nakwiga muri field yanjye yanshakiye amashuri nkambwira koko nakubwiye ko ntaziga byarangiye arambwira ngo yangu nta kibazo bibike ntabwo ari gufosinga ntabwo ari guhatira bibike utekerezeho haciye imyaka ejo bundi ndambwira ntariko ndumva noneho mbishaka gusa ureba sinari nabikubwiye ubwo nanjye nzahiga tu agiye na degree yiwe yarakimara gusoza atayibonye atari yaza ariko yari yaratangiye kuvuga ngo ko biryoshye kwiga ngiye gukomeza ndumva ngiye gukomeza ariko reka mbe mfashe akakosi hano nkumva ibintu byahitinye ntabyo nzi akaba yambwiye ibyo ari kwiga ntabwo mbyumva ariko ndabyumva rwose kuraje amahoro yaduhaga mu rugo nzi ko n'abantu bose tubana usibye abavuze hano mu buhamya n'abataravuze na ba bandi badufasha imirimo itandukanye babihamya pe babihamya cyane ntabwo yagarukiraga muri we gusa ahubwo twese yadukwizagamo mu byo mu bushobozi bwose yabonaga mfite ntabwo nzi ko yizeze abona ko mfite ubushobozi bwo guhagarara hano cyangwa kunyura muri ibi yabaga azi ngo ndakomeye kubera ko muri icyo gihe we yabaga ari emotional njye zanjye nkazimira akaba azi rero ngo umuntu ukomeye reka da ntabwo rwose mu byo nubwo yari azi ko ibintu byose mbishoboye ariko wapi
kuko ntago na rimwe na rimwe twigeze ntekereza ko hari igihe nubwo mwumva ari imyaka 10 ariko kuri njye it was a whole lifetime. Nabaga ameze nk'aho hari umuntu tuziranye imyaka yacu yose, rero nta na rimwe nigeze numva ko nshobora no guhagarara mu bintu nk'ibi adahari. Ariho ndi kuvuga n'iminsi yose tumaze hano narebaga ifoto nkambwira ko se bite byawe uri hehe wundi ko ntakubona uri hehe undi yabaga ari mu bantu ukabona agiye nko ku ruhande ahantu aho light igarukira akifata gutya akaba arebera ibintu ku ruhande areba hose nkavuga se uri hehe kuri mu mikino wowe. So na rimwe nigeze ntekereza ko ntago bavugaga ko turi abakristo ibyo kandi ariko na pastor wanjye arahari noneho ariko ntabwo nakubeshya ngo muri iyi minsi nshaka gusenga mperuka gusenga uriya munsi ntabwo nakubwira ngo nshobora kwicara nkasenga, rero ntabwo niyumvisha nonaha aho izo mbaraga zizava. Ariko nk'uko nabivuze nyine nshima Imana ko yansigiye impano, yansigiye abana, so ngomba guhagarara hakomera ku bwabo. Kandi nubwo ntaheruka gusenga ndi kubwira abantu kare ngo aka kanya nivumbuye ku Mana, kandi ni nka kwa kundi umwana yivumbura kuri papa we ariko akaba abizi ko time ndahari uragaruka tu. Nanjye ndabizi neza ko nta handi mfite najya, ndabizi neza ko ari Imana mfite gusa, ndabizi. Ariko noneho Imana nayo aho ibera igitangaza, nubwo ibizi neza ko nayivumbuyeho nayirakariye, izo bonese nandika kuri WhatsApp yagatetse nkanayibaza nkamubwira ko ubundi wowe ni ryari wigeze utekereza ko izi mbaraga nzifite, kandi nkayibaza mu mujinya mwinshi, nkayibaza n'ibindi bibazo byinshi cyane. Noneho naba ndaho ncecetse narangize nasoje ibyo kwitonganya no maze iminsi mbyita ngo gutonganya Imana, ariko se ndi uwuhe nyitonganya ndi uwuhe ko kwitonganya njyewe naba ntuje nkumva bababwiye ko ndi worship team, so akenshi mu misengere yanjye iyo nabaga ndi buhabwe message kenshi rimwe na rimwe biza mu ndirimbo naba ndaho nkumva nk'indirimbo injemo ya kera ntaherukaga ariko impa message y'uwo mwanya. Twaba turaha hakwigisha pastor nkumva nsubije ikibazo naraye nibajije
havuga rero mana rero wowe aho bigeze n'ibi byawe sindakumva sindareka kukurakarira buretse bundetse. Ariko nanone uko biri kose ndabizi neza ko ariyo yonyine, ndabizi neza ko ariyo mbaraga zanjye. Turi no kwa muganga bikimara kuba abo twari nari ndaho ntazi yondi, ariko ntarimo no kureba muri njye numva icyanditswe kiraje, wenda kubw'umwanya sindi bugisome, ariko reka nyibasomere. Kubera inshuro nyinshi nagisomye no muri app yanjye, Bible app yanjye nicyo kikiriho. Nkiri aho nahise mbwira mushiki wanjye wari uri hafi yanjye, namubwira randomly numvise binjemo, ese iki kintu cyakomeje kunzamo ko nari ndi kwibaza ibintu byose cyakomeje kunzamo. Ndamubwira nsomera hano numva ibyo havuga ko hakomeje hanzamo, kama basomere. Ntago ndi pastor so ntago ndi bubisobanura, ariko n'ikinyarwanda cyumvikana. Handitse ngo ni Hosea 6 guhera ku murongo wa 1 kugera kwa 3. Haravuga ngo nimuze tugarukire Uwiteka kuko ari we wadukomerekeje kandi niwe uzadukiza. Niwe wadukubise kandi niwe uzatwomora. Azaduhimbura tumaze kabiri, ku munsi wa 3 azaduhagurutsa kandi tuzabaho turi imbere ye. Agakomeza ngo dushishikarire kumenya, tugire umwete wo kumenya Uwiteka Murongo wa 3 turavuga ngo dushishikarire kumenya, tugire umwete wo kumenya Uwiteka. Azatunguka nk'umuseke utambika nta kabuza, azatuza aho ameze nk'imvura y'itumba isomye ubutaka. N'ako kanya nahise numva ari nkayo message ya nyuma ampaye, ariko nkavuga oya, kuko ndi umuntu nyine ntabwo ntago ndashaka kureka kurakara. Agakomeza haza n'indirimbo, ariko ni umubyeyi nyine nayo irabibona kandi irabyumva kandi irabizi neza ko nta handi mfite najya pe, sinajya. Ariyo itugejeje kuri iyi myaka 10 nayireka se nyine niyo yadukubise, nayo izatwomora. Twari dufite imishinga myinshi byinshi cyane byo gukora, harimo nyine na za kaminuza mwumvise z'abana bahawe bakiri impinja. Baragambwira se bazigaye muri segonderi, ntambwira babanje ukareka tukagerayo, ariko bazaziga bazazijyamo ahandi hose. Ugomba gukomera ku bwabo
nubwo ntazi aho bizava ko bizabaho kuko Imana irahari uko bakomeje abantu benshi bakomeje kumbwira nanjye ndabyizera nubwo ndi kubikwepa muri iyi minsi ariko ndabyizera munyihanganire cyane natinze ariko hasigaye utuntu dukeya rero hari ukuntu atangira kurwara umutwe kuko ntabwo yari indwara indwara nyine umutwe twe mu rugo iwacu tuzi hagati yanjye nawe no ku bana bacu twabaga duhora tuvuga ngo umutwe ntabwo ari indwara ahubwo ni symptom y'indwara runaka so atangira arwara umutwe nanjye nari ndi mu kazi ariko ntakoreye kuri office baramamagara amasaha 9 urumva kubanza kubwira umuyobozi wanjye kugira iki muri uwo mwanya kwera ukuntu we yiyumvaga amamagara inshuro nyinshi cyane nagiye kujya ariko nari ndi hafi nagiye kujya kugerayo nsanga we na mushuti we yatangiye kumumanura duhita tujya Faisal bamuha painkillers baramustabilizinga turataha atahana n'imiti kamura ukora iki akabivuga urarushye se yego kuko muri iyo minsi byari ibintu byinshi cyane yarasoje amashuri twari tumaze amezi makeya twabyaye yafite akazi kenshi ku kazi bisanzwe kandi nk'uko mwabyumvishe we iyo umwana yageraga igihe nk'amezi 6 cyangwa njye nanjye nsubiye ku kazi muri kwa kuntetesha kwe yahitagamo igihe yabaga ashaka ko nanjye nduhuka hakaba igihe tukemeza ko nijoro ari bubyuke njye nkakomeza nkaryama umwana bakamuha ku icupa so niko byagendaga niko abana bacu bose babayeho kandi kuko we ari umuntu uzinduka cyane byaramworoheraga gukora amasaha akuze ahubwo akaryama kare njyewe ntabwo nzi neza kuryama kare hanyuma we akaba yaryamye mbere gutyo ariko nubwo urumva ibyo byose kubihuza umubiri urananirwa ariko icyo gihe umunsi wa mbere nawe yariyumvishe pe byo bavuga byo kwiyumva umubiri yariyumvishe pe yarawumvise kuko bahise bamuha medical leave turataha baramustabilizinga nibwo bwa mbere mu buzima bwe nanjye mu myaka twabanye namubonye amaze ibyumweru byari bimaze kuba 3 ukwezi kwari kuzuye uwo munsi nyine atahiyeho nibwo bwa mbere mu buzima bwanjye namubonye amara icyo gihe cyose atarakora kuri laptop cyangwa kuri telefone kuko laptop yiwe kandi apana abantu bakora kuri laptop just for nothing cyangwa kuri akazi ngo harakato kwima bansabye nkase ntago yitabaga telefone nari narabaye secretary we nkamwandikira message kubwo amahirwe muri iyo minsi nakoreraga mu rugo nanjye nkabifatanya bamuha imiti arayinywa arangije yongera nyuma y'iminsi mike yongera agira iyo episodes arababara cyane iyo yabaga ari kubabara gutyo uwo mutwe ukabije atabasha no kuvuga atabasha no kugenda bakamfasha tujya kwa muganga barongera baramustabilizing bigeze aho twavuga se kubera iki kwiki tuza bakamustabilizing ibi ntago bisanzwe umuntu maze iminsi adakora niba ari n'umunaniro wakabaye ugabanuka tujya noneho duhitamo kureba muganga bakora za MRI nkuko mwabyumvishe inkuru yose ariko cyo nashaka kuvuga ni ukuntu izo episodes zakomeza zigaruka ariko ageze aho haroroherwa pe tangira kujya ishobora kugenda mu rugo mu gipangu ko bari yaje gutwara umugongo nyine mwarabyumvise atangira no gukora siporo aho imbaraga zigarukiye imiti iri kumufasha
akajya agenda iminota 20 agera aho atangira gusohoka hanze akagenda ya minota 20 ageze aha nako 40 agaruka ambwira ati hano nagendaga 40 noneho ntangiye kugenda 20 atangira kuimprovinga akajyana n'abana bigeze aho muri iyi minsi ho mbona nanjye ndi kuvunika mpitamo gufata konje hanyuma akajya nta nubwo yaherukaga no gukora no kuri vola ntago ari ibintu bima kuko ntago yatumaga mutwara ahari ariko ntago yaherukaga gukora kuri vola uretse uwo munsi Philbert yabwiye twari tuvuye ahantu nari namubwiye ntago ndi bushobore gutwara muri uriya muhanda niwo munsi ubundi nkamutwara ahantu hose tukagenda noneho mu minsi ya nyuma ho ndavuga iminsi nk'ibiri 3 mbere yuko itahira yari yakize pe yakize umutwe utakimurya ko twarashatse ambavuza amaso dushaka marinete byose umutwe urakira imiti irashira hamera neza asubira mu buzima busanzwe cyane ariko atarabasha gusubira mu kazi kuko yangaga gusubira mu kazi akavuga ati nzasubirayo ariko nabanje kwipimisha neza nzi neza ko meze neza atangira no gukora kumfasha mu rugo nyine nk'ukuntu yamfashaga kubyuka ninjoro ariko akaba nta yiyumva yarazi kwiyumva yakumva umutwe utangiye gato ibindi byose agahita bireka ariko ntibyagarutse ntiyongeye kurwara umutwe muri iyo minsi yose kuva yarangiza imiti y'umutwe kugera iryo joro nibwo umutwe wari ugarutse hanyuma rero kwa gatatu haho twari twavuye muri kine akambwira ati nta nubwo naryamye neza reka ne gusubira mu rugo kugira ngo ntaza kuryama bikananira kuryama nijoro turazengurukana muri course zose nari mfite tuvuye kwa muganga tujya mu rugo afata amafunguro tusubira mu mujyi turazenguruka ambwira ko sinshobora turataha ari muzima umunsi ukurikiyeho nawo turabyuka dufitanye gahunda na brother wanjye nk'uko mwabyumvise nabyukaga ikintu cya mbere mubaza umeze gute umutwe urakurya umugongo wo rwose nta n'ikibazo ufite nubwo kine nkiyijyamo hanyuma turagenda nta kibazo afite aranatwara n'imodoka atayiheruka tujya muri gahunda twari turimo turataha uwo mugoroba ariko dutaha hari n'izuba ryinshi cyane dutaha nanjye ndwaye umutwe cyane nawe akambwira ati ndakumva inyuma umutwe ndumva ka pain inyuma ariko nta kibazo tuti nuko udaheruka kuryama neza yaramaze iminsi yarabuze ibitotsi bihagije kandi ari umuntu w'ibitotsi bye pe hanyuma uwo mugoroba twagombaga kujya kwa Olivier kubafasha kwibuka mpita nandikira Amanda ndamubwira biranze ko n'umwana yari yarwaye ndamubwira ndumva ntameze neza umutwe urandya Papa Bella yarwaye Jade yarwaye aransubiza ngo uko nuva mwatewe mwese turaryama nako turataha mu rugo ubwo nyine turabireka tuguma mu rugo iyo ndi kubyibuka ndavuga nti kweri ntabwo twari tubizi ntabwo twari tuzi kuko urumva iyo tujya kwibuka urumva ni kwa Amanda ntabwo nari kuba nicaye nari kuba ndi gupitapita ndi mu mirimo turicara mu rugo twese yarasigaye yanga no kunywa painkillers nk'uwo mutwe abizi ko ari bunywa amazi bigashira avuga ngo sinshaka kuba dependent yari umuntu udakunda gutsindwa akumva rero nanywa painkillers akazinywa kenshi ari we yatsinzwe akaba ntashaka akavuga ngo sinzongera no kuzinywa painkillers atariko umutwe ntabwo uri kundya twageze no mu rugo tuvuye ku zuba arambwira ngo umutwe wakize ngewe uwanga gukina mu kinini njya kuruhuka aguma aho ngaho ari gusoma yakundaga no gusoma amakuru
amakuru menshi niwe yambwiraga, kandi hari ukuntu yatangira kuvuga ngo agatangira ambwira ngo wabonye ko tukibyuka mu gitondo nabonye ko gutese naba nabibonye, ariko yabaga asigara aho ngaho ari kusoma amakuru. Hanyuma arambwira ngo nta impamvu ya painkillers, ameze neza kandi adashaka kuryama kugira ngo aze gusinzira nijoro. Hanyuma rero bigera igihe cyo gufasha abana kugira ngo bitegure kujya kuryama, abijyamo pe. Iryo joro nibyo navuze ngo ndaza gusubiramo. Iryo joro niwe bafashije byose. Bariya bakuru nubwo bazi kubyikorera, ariko turagenda umuntu akaba baganiriza, baraganira nkabumva baseka baganira. Uwo munsi yari yabwiye umukobwa wacu ati oya bihorere we, genda ujye mu bindi. Tangije amasaha yo gukarabya bebe nawe aragera, ndamubwira mutegura amazi. Mu gihe arantanguranwa byo gukina, ngiye aho tumukarabiriza nsanga yamukarabije, namubwira ngo kuki wantanze. Araseka, bombi baraseka. Umubebe asetse, ndamubwira wowe wamvuyemo kubera iki, kuki wamvuyemo. Baraseka bose. Ubwo bose baraza, abana baza aho ngaho mu cyumba cya bebe, turakina. Yaramukarabije ndamwambika, turaho turi guseka pe. Turimo no kubwira uyu mwana muto tumubwira ati urakunzwe kweri, uje mu gihe cyiza, urabona abantu bose, umuryango wose wateranye kubera wowe. Agaseka nyine nk'uko yisekera. Avayo aricara mu ntebe aratureba, twari twicaye nko ku buriri, agaseka. Dukomeza tuganirira aho ngaho, abana arabafasha bararya, arabaryamisha. Kariya gahungu gakuru ubwo utari Shilo yari arwaye, hanyuma aravuga ngo naze bararane, akomeza monitoringe umuriro ibiki. Umwana kwarwara ukwaruka akagenda agafungura, akaza akabihanagura. Njyewe ntabwo ambyutsa, arabizi ko ndi kumwe n'umubebe. Kugera saa 10 nyine aho twaryamye ameze neza ku buryo saa 10 na wacu wagira ngo afite alarm nk'iyase, abyukira ku masaha saa 10 ari bubyuke. Twiteguye ko ari bubyuke, ari we uri buze kumufidinga. Saa 10 zigeze, mbona uwo muhungu bararanye yaje, yinjiranye n'umukobwa udufasha akazi. Yari yabwiye uwo muhungu ngo genda ubwire mami aza ndebera umuti w'umutwe. Ngiye kumurebera umuti w'umutwe, it was not a good scene. Ntabwo nasanzwe urwaye umutwe, ahubwo ni ibintu na n'uyu munsi bitaratuma ndyama, kuko ntabwo nigeze mubona muri iyo condition umuntu utararwaraga habe na rimwe. N'ubwa mbere. Ubwo nyine ibindi mwabyumvishe, turatabaza, twageze kwa muganga. Ari mu modoka ndi kumwe na Uncle Chris, niwe wari wantwaye, ko kubanza kumwijyanira njyenyine. Mbwira n'umusore wo mu rugo udufasha imirimo, ndamubwira ambara tugende. Ariko ndebye amaboko yanjye mbona aratitira. Ndabwira reka ntegereze. Mu gihe ntegereje nyine bababwiye narindi gusenga. Ni nawe wambwiye ngo ntangire nsenge, niwe wambwiye ngo utangire usenge, kuko
ntago yabimenye ko nahamagaye, ariko ntago yavugaga amagambo menshi, ariko akavuga nk'ijambo rimwe, ubwo nkarishakisha kugera ndiguyeho, ahandi ari kwandika n'agatoki. Arambwira ngo nsenge, ndanasenga, ntangira gusenga ijambo rya mbere nasenze, ahita avuga ngo amen. Urebye ni naryo jambo rya nyuma yavuze. Nyuma yaho yavugaga amagambo ariko ntitubashe kuyumva. Baraza nyine tujyana Uncle Chris, tugenda tunaganira. Tugeze kwa muganga, bafungura imodoka bataranamukuramo, mbona batangiye gushakisha pulse. Uncle Chris nawe asohoka areba, ibintu ntabwo ariko bakira abarwayi. Barakomeza nyine baragerageza, turi aho agerageza bakikora CPR nk'uko mwumvishe mbyabo, ariko nabwiraga muganga ntabwo bishoboka, yewe you have to find a pulse, ntabwo biri bushoboke. Kiza aho n'abasiga ba Justin bari bari hanze, ndagenda sinzi niba baranambonye, njya hirya muri parking, ndapfukama muri parking ntitaye ngo hari abandeba, izuba ryari ryanavuye. Mfukama hasi, nshyira umutwe hasi kuri pavement, kuri kaburimbo yo muri parking. Ndasenga isengesho, hari buvugire hano wenda akoreka mbivuge. Nabwiye Imana, hari njyewe nshobora kuba mfite ibyaha, njyewe nshobora kuba ntaragendanye neza nawe, ariko niba hari igihe nigeze nsenga ukanyumva, n'ubu unyumve. Wibuke uyu mugabo uburyo yagukoreye, atari kugira ngo bamubone, atanabikunda ko bamubona. Wibuke uyu mugabo ubuzima bwe bwose, uburyo mwagendanye, icyo yari cyo mu buzima bwacu. Mu buzima bw'abana be, byibura umwibukire ibyo, agaruke byibura. Ntiwumve njyewe, ibyanjye ntubyiteho, ariko mwibuke. Nuko nyine bigenda uko byagenze. Muganga yageze aho, mu bantu bose bari bari aho, arampamagara ngo muhagarare hano iruhande ku mutwe wiwe. Ngakomeza mureba, nkabwira Dr. ntabwo ndi bukwemerere kurekera. Nanjye ndi hafi gusoza, nari nabaye muganga muri uwo mwanya. Nari ndi kubwira muganga nterega korana bya bindi bya gutya tujya tureba muri filime. Kambwira aho biriya tubikora iyo dufite pulse, ariko ubu nta pulse ihari. Kambwira igomba kuboneka Dr. Nukuri ntabwo mbikwemerera. Ariko se ko ari umuntu nyine. Birangira ibizami bari bafashe tukihagera by'amaraso bihita biza muri uwo mwanya, nkiri kumubwira ngo akore bya bindi
byo muri filime byo gushitura. Bije baramubwira akabaza ntago ndi umuganga ariko hari ikintu kimwe ntazibagirwa mu buzima. Yarabajije ngo pH ni iyihe? Baramubwira ngo ni 7.1. Arahindukira arandeba arambwira ngo pH ya 7.1 ntabwo iri compatible with life. Ndabwira Dr. ntago wabinkora, ngo ni ukuri wihangane ntacyo tutakoze. Arananyemerera kubera ngira ngo yari yabonye uburyo nabaye, arambwira ngo oya, nako arakomeza abwira abo bakoraga CPR bakomezeho gato. Ageze aho arambwira ngo I'm sorry, twagerageje byose. Ndabwira Dr. no, ntubimbwire. Yeah, kumva ngo pH ya 7.1 whatever pH is not compatible with life ku muntu wari uzi ko a few hours earlier was so full of life, was giving life, was okay, was laughing and smiling as usual, making jokes wa mugani n'abana be bazi ko ari funny. Namubwiraga ko ari funny, kwiyumvisha ngo whatever pH, whatever, I don't know how it determines life, but ngo ntabwo iri compatible with life. Yeah, and here we are. Soza nanone mbashimira, ariko nshaka kuvuga ikintu kimwe cya nyuma. Hari umuntu kera wigeze kumva bababwiye ko bimwe mu bintu twakoraga, sinzi ahantu nabyumvishe, nagira ngo bishobora kuba ari ya couples ministry cyangwa mu nyigisho z'abashakanye. Bavuga ngo igipimo uzamenya cy'uko umugabo runaka ari umukristo ni igihe umugore we azahagarara imbere y'abantu akavuga ngo ni umukristo. Uyu munsi mpagaze imbere yanyu mwese, imbere y'abandi batari hano, ndabihamya cyane ko Gatete Steven ari umukristo. Ni umukristo. Byashobokaga ko biriya mwumvise mu buhamya bw'abantu benshi atari ko njyewe nari muzi, even more, n'ibirenze hariya. Ni umukristo, ni umukristo 100%. Ni umukristo pe. Niba hari ikindi gipimo simbizi, abahanga mu by'iyobokamana simbizi, ariko njyewe iryo jambo nararigumanye mu mutima wanjye, kuko n'uwo munsi mbyumva navuze ni okay, nzi ko mbana n'umukristo. Kandi ni ibintu nshimira Imana ko n'uwo mugisha nawe uhawe. Niyo mpamvu mvuga ngo ntago muvuga muri past tense, nabo tumaze iminsi tuganira, ndavuga ngo akora ibi n'ibi, avuga gutya, kuko umukristo nzi ko kunigishijwe, nzi ko bitarangira gutyo gusa. Murakoze, Imana ibahe umugisha.
Imana itanga ihumuriza umuryango wose. Muri uyu mwanya turafata iminota 15 twumva ijambo ry'Imana. Pastor Gasana, karibu. Dusenga Imana. Imana yacu tugoye cyubahiro kuri Imana ikomeye. Nutakwemera kuri Imana mwami yabona Pamela avuga yagushima kuri Imana. Turagushimira ubuntu bwawe bamusutseho burenze uko umuntu yatekereza. Agashobora guhagarara imbere y'abera bangana batyahamya ineza y'umugabo we. Kandi tugushimira ko wamuhereje ubuntu budasanzwe mu gihe yarahuye n'ishyano rigoye ryo kubura umukunzi we mwami. Byarashobora ko umutima bari bumanuka ukagenda. Tuzi ko inkuru mbi yica abantu, ariko warahabaye mwami, tuguhaye icyubahiro. Ndagushimira iminsi yose mwami wabanye n'uyu muryango. Iyi mbaga y'abanyarwanda bari aha n'abari hanze mwami, nta muntu wabazana uretse Imana. Niyo mpamvu twakiriye ngo uganze. Iminota ngiye gukoresha mwami mvuga gukomera kwawe mu bihe bigoye nk'ibi, uzuvugane nabo kubera ko ijambo ryawe ni ukuri. Kandi ngo n'inkota yo mu gihe birusha kugabanya inyama n'umushokoro, rishobora gutandukanya mwami rukanasana hari hakomeretse. Ngwino bomore nkubera igikoresho mu izina rya Yesu. Amen. Nitwa Gasana ku batanzi. Ndajya mbanze nihanganisha umuryango mugari wa Fandera Rumanzi wapfushije umwana. Nihanganishe Pamela babuze umugabo kuri iyi myaka. Nihanganishe abana be bato. Nihanganishe aho mama we n'abamubyara, aho yashatse umuryango wa Pamela ndetse n'imiryango migari yose, kuko uyu mwana yari mugari ku buryo bwose. Ministry yakoranaga nayo, Pastor Jime Muyango wa Potter's Church hari bagize ibyago bikomeye cyane kubura umukristo nk'uyu, ndetse n'igihugu cyacu cyabuze staff wari very strong ndetse wakoze ibye mu gihe cye. Jewe iyo ngeze mu byago nk'ibi barumuna bashiki be n'abandi, buri muntu wese ufite aho ahuriye n'uyu muvandimwe wacu Gatete. Iyo abantu bapfushe ntabwo bapfusha kimwe, hari abapfusha kurusha abandi. Niba abandi bari so close cyane cyane mu buryo bw'amaraso, babandi batazongera kumubona ukundi, ndetse n'abari kuri. Inshuti yanjye ya Bati uri hanze, ndizeye ko adukurikira n'abandi bose batashoboye kubana natwe. Imana Abrahamu ibaturindire. Ndagira ngo dusangire ijambo ry'Imana rigufi, ariko dushingiye amagambo twumvise y'umwana Pamela. Mubwiriza ibice 12 havuga aya magambo. Mubwiriza abasomyi ba Bibiliya muraza kwasoma. Haravuga ngo kora ibyiza ugifite uburyo, iminsi mibi itaraza, ubwo uzava ngo ntago nejejwe nabyo. Kora ibyiza ugifite uburyo, iminsi mibi itaraza, ubwo uzava ngo ntago nejejwe nabyo. Gatete abakurikiye ubuhamya bwe n'abantu bari hanze, afande twe twinjiye nyuma, nagomba kuba ndi hano 2:30, ariko hanze imodoka ze right kuri beka ruguru hariya, right to the end, ku muntu nk'uyu w'imyaka afite possibly 42 41. Afande yarabivuze ubushize, nubwo benshi ari imiryango, ariko hari inshuti za Gatete nyinshi ziri aha ngaha. Bibiliya tuvuga ngo rero umuntu akora ibyiza gifite uburyo. Ubu buhamya bw'uyu mwana butubere imbarutso yo kurushaho kwegera uwo mwami usumba byose yakabyara.